Biziramye Joseph ni umupapa w'imyaka isaga hafi 50 gusa akaba ari umwakrobate uteye ubwoba cyane. Uyu mupapa ashobora kurya umugati urimo waka umuriro, ashobora gucira umuriro ndetse akanywa no mu nziga zirimo zakamo umuriro, ashobora kugendera ku mugozi ndetse n'ibindi byinshi cyane tutabasha kurondora. Nyamara uyu mupapa wakibaza se ko nta muntu muzi, ni gute akora bino bintu, ese abikorera hehe? Iyi niyo mpamvu nyamukuru yatumye yigisha abana batoya kuri we ndetse yigisha inkumi n'abakobwa, abantu batari basanzwe bamenyera muri uyu mwuga, kugira ngo igihe kimwe nibura umenye yari afite azabusangiza isi yose ntazabupfane. Nyamara ntabwo ubuzima bworoshye, nubwo akunda bino bintu. N'umubyeyi w'abana babiri, afite urugo agomba kwitaho. Uyu munsi turamuganiriza atubwira uburyo abasha gufatanya inshingano zo kwita ku muryango wiwe no kongera kubona umwanya wo gukora ino myitozo ikakaye idasanzwe, ndetse n'icyo biri kugenda bimugezaho, cyane ko amaze kubyara abana benshi b'abakrobate muri iki gihugu. Turi be proud. Mu buzima hari abantu bavuka bafite impano zidasanzwe, ariko ubuzima bukabashyira mu nzira itandukanye niyo bari bararose. Hari ab'impano zabo zitabona urubuga rwo kwimurika, ariko izo mpano ntizipfa, zikomeza kubaho mu buzima bwabo imyaka myinshi cyane. Amazina yanjye nitwa Biziyaremye Joseph, ndi umupapa w'abana babiri n'umudamu umwe. Acrobat nayitangiye ndi umwana muto cyane, nayikunze, natangiye kubibona ngira ngo ni nko muri za 87 gutyo. Hari abavandimwe nyine babikoraga kandi bakabikora neza, mbikunda gutyo, nifuza kubikora aho nkabona bitankundira kubera nyine umwanya utabonekaga bitewe n'uburyo bw'imibereho cyangwa se umwanya kugira ngo ubashe kuva aho uri naho bikorerwa, abo ukabasha kubibona, kuko twakundaga kubibona iyo abanyeshuri babaga bafunze. Icyo kintu nyigira ishyaka rero nawe ndavuga ibi bintu ngomba kubikora. Ubwo rero ngewe nabitangiye ndi mu myaka muri 13. Nagize amahirwe nyine mpura n'abatoza bagiye batandukanye, barankunda nyine ndabikora. Ariko se mu by'ukuri ni iki cyaguteye gukunda no kwiga ubu buhanga? Sinzi ngo navuga ngo ni iki cyabinteye, ahubwo buriya buri muntu aba afite ikintu agendana nacyo. Uvuga ngo ni nk'impano, kuko nimba ubonye ikintu ukagikunda ukakigerageza, ko hari benshi tuba twarabitangiranye batakibirimo, babona ko atari ibintu byawo, ariko njyewe nabonye ari impano yanjye, kuko hari n'ubundi bumenyi nagiye nunguka ntigishijwe njyewe. Nagiye nivumburira, nkajya kubona nkabona ibintu ndabikoze, nkabona umuntu arabikora, nabikora gute, nkabona nyine biraje. Akiri muto ntiyarebaga acrobatics nk'imyidagaduro isanzwe, yabonaga ari impano, ari ubuzima, ari uburyo umuntu ashobora kuvuga inkuru ye atavuze ijambo na rimwe. Ngaho mbwira, ubu nimba wibuka igikorwa cya mbere cya acrobatics wakoze, ese byari bimeze bite? Buriya ikintu cya mbere nakoze nkishima, nkimenya bwa mbere, siporo y'inyuma iyo bita rundage flick. Ni siporo namenye bwa mbere, narayikoraga bikanga, nkayikora bikanga. Niyo bita sondom ya soleil, kuri gufata amaboko inyuma ugashiburuka guhagaze, cyangwa sonda tete, gushinga umutwe ukahita ushibuka guhagaze. Bindi nari mbizi. Byarangiye bitese? Ndumva wakabaye waragiye mu bitaro. Oya, nta bitaro, nyine urabanza ugakurura umwuka, kuko n'ubundi n'imbaraga uba wakoresheje uraruhuka, hanyuma noneho ugatuza, ugahaguruka ugasubiramo kandi ugakora. Ariko se acrobatics zitangira gake gake, ariko nk'uko wabivuze ko wageze naho uvumbura, kubera icyo umuntu agenda ashaka kumenya ibintu byinshi, kandi uko biba byinshi ni nako riske ziba nyinshi. Uriya mwuka utuma ukomeza ugenda uvumbura ibintu bigoranye, usobanuye iki kuri mwebwe mu bikora? Buriya icya mbere yo kubyinjiramo usaba Imana imbaraga kugira ngo ibigushoboze. Ikindi cya kabiri rero, kugira ngo ziriya mbaraga uzibone cyangwa se ugire ubushobozi bwo kubikora, ni imyitozo. Ko ikintu cyose ni ukucyitoza, utitoje ntago ushaka kugera ku rwego wifuza kugeraho. Ni umwitozo, kandi nk'uko ubyuka mu gitondo ukavuga uti ndakaraba mu maso, cyangwa se nk'uko uzi
budashobora kwira utagiye hariya hantu. Siporo nayo rero kugira ngo icyo ushaka cyangwa se ubumenyi nge nakubonyeho mbugereho, nshyiramo imbaraga nkakora umwitozo nyine, kuko bisaba imbaraga. Zino siporo zacu ni imbaraga. Kuba umubyeyi ni urugendo rusaba kwigomwa byinshi. Ku muntu ufite impano ariko akaba afite n'umuryango wo kwitaho, guhitamo hagati y'inzozi n'inshingano si ibintu byoroshye. Nubwo ubuzima bwamubuje gukomeza kwitoza uko yabishakaga, urukundo yakundaga acrobacy rwakomeje kubaho. Inshingano zo kuba umubyeyi nyine uba winjiye mu kindi cyiciro, bisaba noneho n'imbaraga. Hari ibindi byumba by'ubwonko bifunguka kugira ngo ubashe kugendana n'ibihe umuntu agezemo. Imbogamizi rero, ikintu cyabihinduye uko nabyirukankagamo ndi umusore ntabwo ariko mbigendamo. Ubu ngubu iyo nza kuba ndi umusore, hari urwego biba bimaze kugeramo, kuko nabasha kujya ahantu henshi hatandukanye kandi imiryango igafunguka. Bitandukanye n'ubu ngubu rero ntabwo nabona umwanya wo kubigendamo nk'uko mbere byangendekeraga. Byari byoroshye kuko ubu ngubu nsaba uruhushya iyo ngiye kugenda. Biziyaremye Joseph ni umugabo wamenye ubuhanzi bwa acrobacy kuva kera mu myaka ya za 80. Acrobatics yabaye igice cy'ubuzima bwe, ariko aho kugira ngo abe umuntu uzwi ku rwego rwo hejuru abiheshejwe n'impano ye, ubuzima ahubwo bwamujyanye ahandi, yisanga mu buzima aho arwanira kubona imibereho gusa. Ntabwo impano yonyine yantunga, kandi noneho ntabwo impano ibi bintu dukora, ntabwo izi saha nta kintu kivamo, mbese nta mafaranga. Tujye tuvuga ikintu uko kiri. Nta mafaranga, nta bashoramari cyangwa se n'abaterankunga cyangwa abafatanyabikorwa babibonamo nk'ikintu gishobora gutunga umuntu, nk'uko football umuntu ayijyamo ikubaka umuryango. Rero ngahitamo gukoresha imbaraga z'amaboko n'ubwenge kugira ngo umuryango wanjye utazasabiriza, cyangwa se nanjye ngo bambone ndimo gusabiriza kandi ndi umuntu wigeze kuhatambukana umucyo. Biziyaremye Joseph nyuma yaje gushinga urugo, arubatse, afite umuryango, afite umugore n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Ubuzima bwe nyamara bwahise bumwongerera inshingano. Ntabwo yari akirwanira inzozi ze gusa, ahubwo yari afite abantu bamwitezaho amaramuko ndetse n'imibereho. Buri munsi yashakaga uko yakora akabona ibitunga umuryango we, ariko mu mutima we hari hakiri umuntu ukunda acrobatics cyane utarigeze upfa. Umusaza n'utubwira ngo ibyiza biri imbere, ugomba gukora ahubwo cya kintu wakoze akaba ari cyo kibyara umusaruro. Ko nyuma buriya iyo umaze kubira ibyuya, nyuma iyo umaze guhembwa cyangwa se na cya kintu wabiriwe ibyuya, uvuga ngo za mvune ntago uzitekereza ko zabayeho. Bivuga ngo rero ikintu ngewe mba ntekereza, mba mvuga inti ngira ikintu nubaka kizasiga amateka nyuma naciyeho nagiye. Hari igihe umuntu amenya ko ashobora kutaba uwo yashakaga kuba, ariko agahitamo gufasha abandi kuba bo bashobora kuba bo. Aho niho igitekerezo cyaje. Biziyaremye Joseph yaratekereje ati, niba nge ntarabashije kugera aho nashakaga, nshobora gufasha abandi bana bakiri bato kugera kure. Muri iyi mikino yacu twibanda ku bana bato cyane, kuko nirwo Rwanda rw'ejo hazaza, kubera ko bafite akazoza. Ni izihe nzozi ufite zikomeye utari wageraho? Inzozi ntarageraho mfite ni izo kubona urubyiruko mpagarare cyangwa ntoza bambara inkweto bakuye muri no mikino yacu, cyangwa se bishyura amashuri, mbese
ibyo dukora ari byo bibatunze kurusha uko ababyeyi babo ari bo na n'ubu ngubu bakibirukaho kandi bajya imbere y'imbaga nyamwinshi bagakora abantu bagakoma amashyi bikarangira gutyo ari amashyi nyine dutahiye. Biziyaremye Joseph yatangiye kwigisha abana n'urubyiruko ibyo azi. Ntabwo yabigishaga gusa udukoryo, ahubwo yabigishaga kwizera impano zabo. Ku bana barimo babona acrobacy nk'umukino gusa, yabahaye icyerekezo cyo kubona ko ishobora kuba impano yabafasha mu buzima bwabo. Ko buriya ntabwo iyo ugiye kubaka inzu utangira muri fondasiyo ukagira ku madirishya gusakara amafinisage, noneho ubona umupangayi cyangwa se ukayinjiramo umeze neza, nkabaha icyo cyizere nyine, kandi akeka kubera Imana ntabwo kizaraza amasinde. Mu bana yigisha harimo n'abana be bwite, umuhungu n'umukobwa. Abona muri bo icyizere cy'ejo hazaza, ashaka ko ibyo atabashije kugeraho bo bazabigeraho. Abo bana ntibiga gusa uko basimbuka cyangwa bakora ibitangaza mu mubiri wabo, ahubwo biga ubutumwa bw'umubyeyi ubatoza kudacika intege. Amazina yawe yose ni gute? Witwa gute? Wasisi Nikenda Akariza. Nose Akariza, watangiye siporo ryari? Siporo Wari ufite imyaka ingahe? 3. 3. Ubu ngubu ufite ingahe? 3. Witwa gute amazina yawe yose? Koza Manuel. Irakoze Manuel. Uza kuzamura ijwi. Ufite imyaka ingahe? 7. 7. Nyamara mu kintu cyihariye Biziyaremye Joseph yakoze nuko yahaye umwanya n'abakobwa muri iyi mpano. Mu gihe acrobacy ikunzwe kugaragara nk'ibikorwa by'abahungu cyane, we yabonye ko n'abakobwa bafite ubushobozi bwo gutera imbere muri uyu mwuga. Yafunguye umuryango w'ubundi buryo bwo kureba impano z'abakobwa, abaha umwanya wo kwerekana icyo bashoboye. Nitwa Ariane Cyuzuzo, nanjye ndi umwe mu acrobacy. Mbere najyaga nyuraho ngasanga abakobwa bagenzi banjye bari gukora, ariko nkabafeka nkavuga ntabwo ari iby'abakobwa, ni nk'iby'abahungu gusa. Umunsi umwe baranambwira ngo njye kureba, ndabyanga. Ukurikiyeho nshiyeho mbona ari gukora, numva ndabikunze, ndamwegera aranyigisha. Yaradufashije cyane, atwigisha bitandukanye n'uko abandi nyine batwigisha, atuma tumenya imbaraga zacu nyine nk'abakobwa. Kabisa turamushimira, yarakoze. Ni njyewe muntu wabashije gufonda abana b'abakobwa muri acrobate, kandi na n'izi saha bamwe ndabafite ariko abandi bagiye bakura baranashaka. Bivuga ngo umwana w'umukobwa uwo ari wese ahari yumva ko ibi bintu atabikora, ariko mu by'ukuri nibo babishoboye kurusha abahungu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Shimwineza Samuela, nanjye ndi umwe mu bakora acrobacy. Gusa mbere naritinyaga, nzi ko ari abahungu babikora gusa, ariko nyuma nanjye nza kwigerayo kugira ndebe, ngezeyo nsanga n'abakobwa barakora uko nabikekaga siko nabisanze. Ubu nanjye ndi umwe mu bakora acrobacy, yanyigisha siporo nyinshi kandi byangiriye akamaro. Murakoze. Ni ihe impano yawe itandukanye n'ubwa acrobate yenda ugira? Buriya tuba dufite impano nyinshi zihishe, kuko ubu ngubu kukubwira ngo indi mpano yanjye akantu gatoya, impano yanjye yindi ndimo ntabwo irabona imbarutso yayo. Kubaka ibi ngibi cyangwa no kubaka ibi ari byo uhaye umwanya cyane? Mbiha umwanya, hari n'ibindi mbasha gukora kuko ntabonye umwanya wabyo. Buranzi no gushushanya, ibintu byo gushushanya ndabizi. Sinavuga ko ndi umuhanga cyane kuko sinigeze njya mu ishuri ryabyo, ariko ushobora kumpa ifoto yawe nkafata umwanya nkayishushanya. Urumva rero ko mbonye
umwanya wo kubyiga ntabikora biri ku rundi rwego, ariko nkaba mbona atari wo ntabiha umwanya. Urumva ni indi mpano nabashije kuba nakora ikagaragara ko nanayiremye ibiceri bikeya. Nkora twa dukarita positari, ni utuntu twinshi nagiye nkora kagura 500 agapapuro kamwe, cyangwa se ngiye nkabikora bakaza kubirangura. Ni karita positari zimeze gute? Washushanya uwo muntu? Urabona hari ukuntu karita positari zo ndazibona. Nyine ikarita positari urazireba, hari udushusho cyangwa se imitako yigeze kwaduka ngo ugasanga handitse ngo kwisanga si ugusanze gusanze, ukumva ugasanga kure y'amaso si kure y'umutima yahindura ubuzima bw'umuntu, imitoma ibiki n'ibiki cyangwa n'ubuzima bwacu busanzwe n'inyigisho. Njye nabasha gufata Bibiliya nkakuramo amagambo ashobora kubaka abantu, hanyuma noneho njyewe nkahita nkora igishushanyo kijyanye na rya jambo, narangiza nkandikaho ijambo wowe rishobora kuguhumuriza, rikumva cyangwa se ukaba washushanya ikindi gishushanyo uko ukitegereza akaba ari uburyo nawe kigenda kigufungura mu bwonko. Buriya abantu bashushanya ni abanyabwenge. Iyo urebye ibikorwa bye ubona imbaraga z'umubiri, ariko inyuma y'ibyo hari inkuru y'umubyeyi, umugabo n'umuntu wigeze kugira inzozi nini. Nubwo ubuzima bwamushyize hasi inshuro nyinshi, ntiyaretse ikintu cyamuhaye ibyishimo kuva akiri muto. Njyewe uburyo ko nakundaga siporo, nyine nabikubwiye, ndi umwana mutoya, nyiri muto, ariko nsa nkaho ntangira kuba umusore w'imyaka muri 13-14. urabona umuntu aba atangiye kugenda ari ibintu asobanukirwa, nibwo natangiye kujya mbikora, ariko nkabona abandi bagenzi banjye bakaza tugakorana, n'inshuti zakoreraga mu yandi ma ekipe cyangwa amakirebe bakaza tugakorana. Noneho ibyo bintu mbona hari ikintu ari ahantu byatuvana bikadukinga izindi ngeso. Kwishyira hamwe si no kwishyira hamwe. Buriya nimba mfashe umwanya nkavuga mu Metsibaga ngiye muri siporo, hari undi muntu urimo gutera imibare idirishya ridakinze, usohoka gake ujya kuri tuwarete uzi ugasanga kamera barayitwaye. Icyo kintu rero njyewe nabonye urubyiruko cyangwa se abana bamwe na bamwe, uko abenshi wabonaga ko mu gihe cy'ibiruhuko batabaga bari no mu rugo bagiye gukina udupira, abandi bagiye mu zindi ngeso zigiye zitandukanye. Nkabona ndimo kugenda mbazana gake gake, baza tukabikora nyine biri aho ngaho, tukagenda tugakina tugataha, ejo bikabuka mu kagoroba tukagenda tugakina tugataha. Uko nyine wahere ku banyeshuri ngenda nkura, uko imyaka igenda iza nkarushaho kugenda ntekereza hari uburyo twabikora, kuko ndafite bakuru banjye bari kwa Karirosi, harimo n'umuvandimwe, ko muri icyo gihe nubwo amafaranga yarimo makeya, ariko njye mpita mbyubaka, ndavuga ngiye kubaka ikipe, ngiye gukora ikipe, noneho aho badukeneye twebwe tugende dukine, baduye ibyo 50,000, baduye iryo 100, tugende turikinire. Nuko nabyinjiyemo nubaka ikipe, ariko hakajya hazamo nyine bya bindi biza, ukajya kubona umuntu araje akugana mugakorana, ukajya kubona ukabona wenda ikipe yawe irasenyutse. Kubera iki? Kubera nyine hari ukuntu hazamwo amagambo. Nk'ubu ngubu ubwa mbere, urugero bwa mbere njya gukina ahantu, ndumva hari umushinga wa AAA wari wateguye amarushanwa, twaragiye turakina, ntabwo bari badutumiye, kuko yari amarushanwa y'amatorero n'imipira. Twebwe ntabwo twari kujya mu marushanwa kubera ko nta kipe twarushanwaga. Ngewe wari ufite
iyo mpano jyenyine twarakoze baduha envelope. Iyo envelope ngiye kuyifungura nasanzemo 15 ariko icyo gihe byari byinshi. Naragiye nafashemo 5,000 ibindi 10 njya ku isoko nguramo udupantaro udutiriningi nyine two gukina na buri mwana muha tiriningi birarangira, ariko nyuma aravuze ngo nariye abana. Ubwo bisa nkaho bizamo rwaserera, bizamo rwaserera, babona uri kumwe n'umuyobozi akavuga ati babahaye amafaranga ntago mwebwe mwaduhereye abana, kandi ntibamenye ikintu urimo kubaka ko urimo gushaka ahubwo umuterankunga uzaza agafata ya kipe akabashyiramo buri kimwe cyose mukeneye, ya wa mwana urimo akishyurirwa ishuri, nawe ukabasha kujya uhembwa nk'umukozi. Ngahembwa nk'umukozi nubwo ikipe iba yitwa iyanjye, ariko wowe uraza ugashyiramo amafaranga ngahembwa nk'umukozi, ukajya gushaka ibirakazo za miliyoni natwe tukazinjiza nk'abandi bose. So umugore wawe afata gute uyu mwuga ukora? Arawugushyigikiramo cyangwa? Mudamu kuko buriya ikintu cya mbere ajya kumenya, yamenye mbikora, nanjye ntaramumenya ko ari ukuntu uba wibereye mu mwitozo. Bakundaga kuza nyine ari abakobwa bagiye batandukanye, nambitse umugozi ndimo kwikinira umugozi wanjye, kumva ni ukuvuga ngo icyo gihe kwa kundi uba uri mu mwitozo abantu bagashungera bibaza se uriya muntu urakora ibiki. Ndahamya rero yuko ntago byamutera imbogamizi, kuko nawe arabikunda kandi ajya kumenya nibyo yambonyemo. Si wa muntu twamenyanye ngo aze aza asange kumbi kora gutya ibintu. Rero arabikunda, abashije no kuba ari umuntu ufite n'ubushobozi, yanantera inkunga rwose, arabishyigikiye cyane. Uyu mugabo Biziyaremye Joseph ashobora kuba atarabaye uw'isi yari gutegereza kubona kuri stage nini, ariko uyu munsi ari gukora ikindi kintu gikomeye, kubaka abazakora amateka nyuma ye, kuko rimwe na rimwe umurage w'umuntu ntuba ari ibyo yagezeho wenyine, ahubwo uba ari abantu yafashije kuzamuka. Niko Joseph, ni gute umuntu ashobora kugira impano ariko ugasanga abantu bakora ibintu bisa nk'ibyo akora, ariko ukabona nta hantu byamugejeje? Ubundi impamvu nini iterwa n'iki? Jewe mbona impamvu ahanini bitera usanga habaho kutamenya. Abantu bakagombye kubishyigikira cyangwa kubiteza imbere ngo bashoremo amafaranga kugira ngo icyo kintu kibyarire umusaruro ufite iyo mpano, cyangwa se n'abayikora muri rusange. Njye mba mbona haba harimo ikibazo cyo kudasobanukirwa, cyangwa se bamenye ngo iyo mpano se ngo yavanaho umuntu cyangwa se yamujyana hehe. Kugira ngo ni icyo ngicyo mba mbona ngewe. Hari n'ikindi ngewe ntekereza umbwire nimba atari cyo, kuba umuntu atakumenye kubera ko atakubonye nanone nabyo si bishoboka, kubera ko hari abantu bashabika bakazajya bacengera ahantu hose, ugasanga rero nk'umuntu wicaye bigoranye. Icyo cyo ntabwo cyaba impamvu. Buriya ibintu byo kwinjira abantu cyangwa se kwifata ngo usanga umuntu ahanini umuntu aba arimo no gushakisha ubuzima bwa buri munsi, kumenyera abana ku ishuri, bagiye ku ishuri, cyangwa se kurema uwo muryango neza. Ko ibi bintu biba bisaba kugira ngo byibuze ufate umwanya ubijyemo, wereke uwo muntu icyo kintu urimo gukora inyungu gifite, cyangwa se imbaraga gishobora kugira muri sosiyete nyarwanda. Bakeneye umwanya uhagije, kubera ko hari urugamba rumwe urimo urarwana rw'ubuzima, akaba n'urwo kumenyekanisha impano. Kumenyekanisha impano zaba z'urubyiruko tuba duhagarariye, kuko nimba mfite ubushobozi bwo kuba nategura imikino ngororangingo cyangwa se ngororamubiri, nkaba mfite kuba nategura iminota 50 cyangwa se isaha imwe n'igice
ndi imbere y'abantu ndimo kubakinira, buri muntu wese yarangariye cya kintu kuko ubwo bushobozi ndabufite. Ugasanga harimo abafite ubushobozi bwo kuba bazamura urwo rubyiruko kandi bakabibona bakabikunda, ndetse hanategurwa imyidagaduro, ugasanga benshi baravuga bati turashaka ba bantu barya imiriro baca mu bigare byaka. Ubwo rero mu gasozo umuntu akaza avuga ati mwakoze, mwatwemeje, ibintu byanyu ni byiza, ese mukorera hehe, umuntu yabona ate? Bikarangira gutyo, ukagira ngo byibuze ikintu kigiye kujya imbere, bikarangira gutyo nyine ukaza ukigumira mu buzima bwawe bwa buri munsi, ugategereza ko wa muntu azaza. Ariko burya mbona biba bisaba kugira ngo wowe nyir'ubwite uhaguruke ugende umusange muganire, hanyuma noneho mugire ikintu runaka mbese mugeraho gishobora kubabyarira inyungu wowe nawe. ariko se ubu ubundi abantu babiha agaciro bino bintu cyane. Buri wese ubirebye biramutangaza, yego, ariko se sosiyete ibifata gute, ibibona kenshi? Ikibazo ni cyuko batabibona kenshi. Ibi bintu byacu rero ntago babibona kenshi, kuko urebye kugira ngo utegure umukino ushyire imbere y'abantu nyine cyangwa se imbere y'imbaga nyamwinshi, bisaba imbaraga, biba bisaba kuba ari amafaranga, ko ibikoresho byayo birahenda. Yego. Uretse no guhenda, uretse ko nanone umpamagaye ngo nze nkukinire cyangwa se nshimishe abantu watumiye cyangwa se abantu bari aho ngaho, nanjye ndahenze, kuko ni umukino ukinishwa imbaraga n'ubwenge. Kandi noneho ibintu byose urabona ko udafite mwonyine ubushobozi bwo kuba ufite ayo mafaranga, cyangwa se ufite undi muntu umufatanyabikorwa ugira ugusapotinga nyine kugira ngo abo bantu baboneke, ntabwo ushobora kugera ku rwego runaka ushaka. Biba bisaba kugira ngo haze abafatanyabikorwa, hanyuma noneho we bakugezaho utabasha kugera, ko nk'ubu ngubu ari aho ngera, ariko ari naho ntashobora kugera. Aho wabasha kugera ni hehe, aho utabasha kugera ni hehe? N'ubu ngubu imyaka mbimazemo, hari uburyo byazamutse, covid itaraba birazamuka, yewe bigera no ku rwego rw'akarere. Ariko covid aho iziye bisubira inyuma, kubera ko nyine urabona twari kuguma mu rugo, nta myidagaduro yari ihari. Bivuga ngo rero habayeho impamvu ituma tugira gute duhura n'icyo kibazo. Uru rugamba Biziyaremye Joseph arwana nyamara arufatanya n'urugendo rwo gukomeza guhigira umuryango wiwe, nyamara kongera kwigomwa undi mwanya wo kuza kugira ngo yite kuri uru rubyiruko. Niyo mpamvu afite ibyifuzo byinshi mu mutima wiwe kugira ngo abone inzozi ziwe nibura nubwo atabasha kuzigeraho, abana yigisha babasha kuzigeraho. Uramutse tuvuge nk'urugero, aka kanya ari nk'umuntu uri kuri documentary yawe, akaba afite mu nshingano wenda siporo, ni maybe ni Minisiteri ya Siporo, cyangwa n'umuntu ufite uruhare ikintu yakora kuri izi mpano zanyu, ni iki wamubwira? Ni ibintu bingahe wamubwira aka kanya wamusaba? Ikintu cya mbere namusaba ni uko mu mikino yose bashyigikira, natwe uno mukino wa gymnastique bawushyira imbere cyane, kuko uri mu bintu bishobora kwinjiza amafaranga atari makeya, kuko tubona mu bindi bihugu ababikora babigize umwuga bibatunze. Numva ngewe icyo namusaba ko babiha umwanya bakabishakira bije yabyo nk'uko indi mikino bashyiramo amafaranga. Noneho natwe
nk'uko za Rayon za APR za andi makipe agendaga kubitana hariya abantu bagasirebura bakajya baduhuza muri stade turi amakipe arenze 20 batoranyije muri kino gihugu cy'u Rwanda kuko dufite abanyempano benshi kuri ibi bintu byacu ariko baziryamishije kubera iki ntacyo bafatamo. Acrobacy kuri Biziyaremye Joseph ntabwo ari ugukora ibintu bitangaje n'umubiri gusa cyangwa udukoryo, n'uburyo bwo kwigisha, guha icyizere no guhindura ubuzima. Kandi nubwo urugendo rutararangira afite icyizere cy'uko imbuto yateye y'impano mu bandi izakomeza gukura. Nuwe butumwa wagenera abantu bafite impano ariko badafite amahirwe yo kuzigaragaza? Ubutumwa nabagenera ni ukudacika intege, kuko buriya ikintu cyose iyo ucitse intege, kandi hari igihe ducika intege mu gihe ikintu gisasu kigiye guturika ibintu bikashwanyuka abantu bakakubona ko gisasu cy'imigisha cy'imigisha atari kiriya gisasu ko buriya igisasu cyashwanyutse nibwo umenya ngo icyo gisasu kiva mu iki. Turimo kuvuga icy'imigisha nyine twebwe. Noneho ni nabwo ubona imiriro, natwe tugize amahirwe icyo gisasu kigaturuka, noneho twabereka imiriro irenze ibishashi ibintu bikagera bikava ahangaha bikagera n'Irwotamasimbi.